ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, ni mwiza kandi araryoshye. Haleluya! Arengeje ibyo dukeneye. Umva kano kajambo, ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, ni mwiza kandi araryoshye. Arengeje ibyo dukeneye, arengeje ibyo dukeneye. Sengera muri no jambo, wongere uvuga ati mwami data mwiza, mwami data mwiza ndagukunda, ni wowe wuzuye ubutunzi, ni wowe wuzuye ubutunzi, amena, bwahaza kwifuza mfite. Haleluya! Ndabasuhuje inshuti za G7 TV, mbifuza igice cy'umwaka. Turimo turasatira kwa gatanu, twinjira mu kwezi kwa gatanu kugira ngo twitegure kwa gatandatu. Umwaka nibwo uba utangiye igice cyawo. Ndabifuriza rero ko icyo wagezeho uyu munsi ukigomana, n'icyo utarageraho ugomba kukizihiza kugira ngo ukishimire umwaka, mu gice cy'umwaka uzaba umeze neza. Muri kumwe rero na Masengesho Abraham ugiye kubabwira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Maze igihe turimo turareba ibibazo bagiye batubaza hano kuri G7 TV. Bagiye batubaza byinshi bitandukanye tukagira tubibasubiza, ariko uyu munsi ntabwo ari ibibazo noneho, nta nubwo ari ibindi, ahubwo ni ibisubizo ku Mana. Tugiye kuganira ku magambo rero, ku magambo y'ubwenge cyangwa se ku magambo meza yo ku mwami. Murabizi yuko twahawe agakiza k'ubuntu kugira ngo umwe wese abashe kwigererayo, kubera umwenda we watamutsemo kabiri, umwenda wari ucingirije hera watamutsemo kabiri. Buri wese rero uyu munsi agomba kwigererayo ku mutima nama we, ku buryo uko yakiriye umwami. Amena. Uyu munsi rero mu masengesho nabageza kuki? Banza ukore subscribe, ukore kukazogera na share mu nshuti zawe kugira ngo tubashe kumvikana. Utari kumva hatwandikiye muri comment. Ariko uyu munsi ndazi neza yuko uri bwabe mwiza kuri wowe. Icyumweru cyiza rero ku bagiye gusenga, icyumweru cyiza ku batabashije kugerayo, icyumweru cyiza ku muntu wari wese wiyumvamo isabato. Mu izina ryiza rya Yesu rero, kugira ngo dutangirane tugomba kubanza gusenga mu magambo meza y'umwami. Iyo ugiye gutangira ifunguro rya Kristo ubanza kurisengera kugira ngo Uwiteka ariheshe umugisha. Data mwiza, twishimiye ineza yawe n'imbaraga zawe, kuko uri umwe natwe kandi twabambanywe nawe ku musaraba, tugapfana nawe tukazukana nawe. Iyi saha n'uno munsi twaba tukiri kumwe mu ijuru. Mwami Imana, turagushimiye cyane, tunezeranye nawe rero kuri uno munsi ko utubashisha ukatuha imbaraga, tukabasha kunezererwa umubiri wawe, tukabasha kunezererwa igikombe cyawe n'amaraso. Mwami, turagushimiye cyane ko uri umwe natwe kandi tunezererwa agakiza ko waduhaye, tukaba turi kumwe nawe. Twishimiye isabato yawe Mwami, twishimiye ko turi kumwe nawe. Kandi Yesu muzima, twishimiye ko dukomezanya nawe mu mbaraga zacu. Mwami rero, komeza ukomezanye natwe mu mbaraga zacu, ukomeze nubwo turi abantu, turi abanyantege nkeya, ariko ubashe kutuyobora mu nzira tugendamo. Buri umwe wese Mwami ubane nawe. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryiza rya Yesu, amen. Mwami rero, Mwami aragukunda. Wowe uri kureba iyi video, Mwami aragukunda. Wowe uri bwaze kubasha kureba iyi video, Umwami aragukunda. Izi saha rero twatangiye dukererewe, ariko
igihe icyo ari cyo cyose guhimbaza umwami no kuramya umwami ntabwo ari ikintu cyo gukererwa. Buri umwe wese yiyumvamo isabato ahantu ageze. Gusenga ni ibya buri mwanya, ntabwo bifatirwa umwanya. Uyu munsi rero ni umwanya tubonye cyangwa nicyo gihe tugezemo kugira ngo tubashe kumva iri jambo. Muranyihanganira, hari abantu bumva agakiza k'ubuntu bakumva agakiza k'ubuntu twahawe na Kristo, twahawe n'amaraso ya Kristo, twahawe n'imbaraga za Kristo. Ntabwo mbese agakiza twahawe ni ka kandi kari mu maraso, ntabwo ari ka kandi gacuruzwa ku mihanda, ntabwo ari ka kandi gacuruzwa ahantu hose. Muranyihanganira, mbinyujije kuri YouTube. Benshi muri mwe muravuga ati se ko mimbara agakiza k'ubuntu ko ngiye kukababwira. Nuko ahangaha hagaragarira abantu benshi YouTube kugira ngo tubwirize abantu benshi cyangwa se tubwire abantu benshi. Ngiye gufatanya namwe iri jambo, ngiye gufatanya namwe izi mbaraga z'Imana uyu munsi nayishuriye kugira ngo mbabwire aya magambo. Aya magambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe mu ndirimbo, indirimbo nziza kandi indirimbo yahumetswe mu izina ryiza rya Yesu, amena. Ndagira ngo mbabwire aya magambo. Uwo akora ku mutima yandike message, uwo akora ku mutima atubwire uko bimeze. Mu izina ryiza rya Yesu, Uwiteka yaduhumekeyemo kugira ngo yaduhumekeye mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kurisobanukirwa, tubashe kumenya ubwiru n'amagambo yanditse muri Bibiliya. Ariko Bibiliya idufasha kugira ngo tubashe kurya iby'umubiri wa Kristo, tubashe guhaga iby'umubiri wa Kristo. Ariko aka kanya kugira ngo tubashe kurya umubiri wa Kristo dukeneye Bibiliya. Bibiliya ntabwo ari igitabo, amen. Bibiliya ntabwo ari igitabo. Bibiliya ni amagambo meza ya Kristo, ni ibyo kurya bya Kristo, amen. Bibiliya ni nk'ameza ya Kristo. Muri benshi hari ukuntu mujya muyifata bitandukanye, ariko zino saha kugira ngo mubashe kumva aya magambo bari muri Bibiliya ni uko ubasha kubiha umwanya, ukabiha umutima, bikakujyamo iteka, amen. Kano kanya rero ndi hano ku rubuga kugira ngo tubashe kuruganiraho, buri umwe wese abashe kurusangirirwaho, buri umwe wese abashe gusangira natwe, buri umwe wese abashe kurira kuri ino meza imwe n'Imana. Wari uzi yuko uri wenyine, ariko ntabwo uri wenyine, ahubwo uri kumwe na Kristo, kuko Kristo ahorana nawe iteka. Kristo aba ari wowe wujujwe nawe mu mbaraga ze, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba buno butumwa bwaciye muri ino ndirimbo. Iyi ndirimbo umutwe wayo uvuga ati zinukwa isi uronke Kristo, amen. Zinukwa, mbese zinukwa isi, usige bya bindi byose byari bikubase, usige babandi za nshuti zawe zari ziri ku isi, usige za mbaraga zo wagirirwaga mu isi, usige ya mikorere wabanaga nayo mu isi, uronke Kristo, umunywe. Kuronka ni nko kunywa cyangwa se kumubona, kumwakira. Mbese aya magambo meza ari muri ino ndirimbo aragenda agira uburyo agufungurira umutima. Zinukwa isi uronke Kristo, niwo mutima ukeneye aka kanya, mbese niwo mutima wawe ukeneye kugira ngo ufunguke. Umutima wawe ukeneye Kristo kugira ngo ufunguke. Muri make ni rwo rufunguzo ukeneye. Zinukwa isi uronke Kristo, niwo mutima wawe ukeneye, amen. Aya magambo ari muri ino ndirimbo ngiye nyimara kuyumva nahise numva iyerekwa, numva umutima wanjye ubohotse, amen.
ngo zino ku isi uronke Kristo, ngo niwo mutima ukeneye. Umutima wawe ukeneye Kristo kugira ngo ubashe gufunguka mu izina ryiza rya Yesu. Kandi Yesu turamukeneye mu mutima wacu kugira ngo tubashe gufunguka. Amen. Ngo niki kindi wakwifuza? Amen. Mbese iri jambo riravuga ngo mbese ni ikihe kindi wakifuza? Mu izina ryiza rya Yesu, ngo ni iki kindi wakifuza atari Kristo? Ni iki kindi wakifuza? Ese wakifuza kubona iby'isi byose? Ese wakifuza kubona amazu meza? Ese wakifuza kubona mu modoka ahenze? Udafite Kristo, Kristo ni urufunguzo rw'umutima wawe ukeneye. Amen. Ahangaha haravuga ati, iri jambo ryakomeje kunkora ku mutima, numva ni ryiza cyane. Ngo niki kindi wakifuza ko ibintu byose ari ubusa? Ibintu byose ni ubusa. Ibintu byose ni nk'umuyaga. Mbese muri make bigereranye nk'umuntu akwimiye Kristo, cyangwa se reka tugereranye ku kintu ukunda, nk'umuntu mbese nk'umuntu akubwiye ngo reka iby'isi byose ukurikire Kristo, warangiza n'umubone, icyo gihe wakumva umeze ute? Ariko mu gihe cyose wakurikiye Kristo, nta gihe na kimwe uzaba wamuhaye umutima wawe uboneye ngo nurangiza akwima umwanya wawe ari muri wowe, kandi azabasha kuba ari muri wowe kugira ngo mubashe kugendana. Amen. Ndagira ngo aya magambo tuyasengeremo, ndagira ngo aya magambo tuyumviremo neza, ndagira ngo aya magambo ubashe kumva, ndagira ngo aya magambo uyasengeremo, wongere uvuga ati, Mwami Yesu zinutwe isi mwami. Mwami Yesu zinutwe isi, nonke Kristo. Twaronze Kristo mwami, nazinutwe isi mwami. Nazinutwe isi mwami Yesu, nazinutwe isi. Wongere usubiremo iryo jambo, inshuro nyinshi bisubiremo, uvuga ati, nazinutwe isi. Ni umutima wanjye ukeneye. Ni wowe umutima wanjye ukeneye. Mwami Yesu, ni wowe umutima wanjye ukeneye, mwami. Ndagira ngo usubiremo aya magambo abiri, ati, nzinutwe isi ndonke Kristo. Zinutwe isi ronke Kristo. Ni wowe umutima wanjye ukeneye. Subiramo aya magambo inshuro 5, ati, zinutwe isi ronke Kristo. Mwami Yesu, ongera use nk'ubyivugaho, ati, ni wowe umutima wanjye ukeneye. Nzinutwe isi ndonse Kristo. Nzinutwe isi kugira ndonke Kristo. Aya magambo yisubiremo, nuvuge ngo zinutwe isi uronke Kristo, kuko uraba uri kubwira uwo muri kumwe. Noneho byivugeho, byiyaturireho, ati, nzinutwe isi ndonke Kristo. Ni wowe umutima wanjye ukeneye mwami, ni wowe umutima wanjye ukeneye. Aya magambo yiyaturireho. Mwami Yesu, ongera uvuge ano magambo abiri, ati, niki kindi nakifuza? Mwami Yesu, ibaze icyo kibazo, niki kindi nakifuza ko ibintu byose ari ubusa? Wongere ubisengere ati, Mwami Yesu, nta kindi nakifuza usibye wowe. Mwami Yesu, ni wowe wenyine uri muri jewe, ni wowe wenyine umpa kubaho, ni wowe wenyine, nta kindi nakifuza. Ibintu byose ni ubusa. Mwami Yesu, ndagira ngo ano magambo ndaza kuyagushyira ku ruhande, ujye uyafata uyasome. Numara kuyasoma wongere uyasengeremo. Nuvuga ngo uze ubasha gusoma igice kimwe, numara kucyumva wamaje kugisobanukirwa wongere ugisengeremo. Mwami Yesu, ndakwinginze vugana nanjye, ndakwinginze korana nanjye, ndakwinginze ba muri jewe, kuko Mwami Yesu turi kumwe na kano kanya. Yesu Kristo
nazinutswe isi, nazinutswe isi mwami, ni wowe umutima wanjye ukeneye mwami Yesu, ni wowe nta kindi nakifuza, usibye wowe byose ni ubusa, ibindi byose ni ubusa usibye wowe mwami. Amena, amena. Tugiye kureba kano gace ka refure, nako karimo ubutumwa bwiza, ati mwami Yesu, mwami Yesu, koresha iryo jambo usenga uvuga ati mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, turagara uvuga ati mwami Yesu, ni wowe wuzuye ubutunzi, haleluya, ni wowe wuzuye ubutunzi, bwahaza kwifuza ufite, mwami Yesu, ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, mwami Yesu, mwami Yesu wuzuye ubutunzi, mwami Yesu wuzuye imbaraga, mwami Yesu wuzuye amazu, mwami Yesu wuzuye imodoka, mwami Yesu wuzuye muri jewe, mwami Yesu ni wowe wenyine, ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite. Mwami Yesu, uri mwiza mwami, uri mwiza mwami, ni mwiza mwami, haleluya. Ongera uvuga aya magambo yasubiremo, haleluya. Ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite. Ese ni ikindi kintu wumva gishobora guhaza umutima wawe? Ni iki wumva gishobora guhaza umutungo wawe atari Kristo? Haleluya, haleluya. Mwami Yesu, shima Imana mu mutima wawe, wongere wumve imbaraga muri ano magambo ati ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, ni mwiza kandi araryoshye, haleluya, arengeje ibyo dukeneye. Umva kano kajambo, ni wowe wuzuye ubutunzi, nta kindi cyose, haleluya. Ongera uvuge ati mwami Yesu, ongera uvuge muti mwami Yesu, ni wowe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, ni mwiza kandi araryoshye, arengeje ibyo ngewe nkeneye. Mwami Yesu, ndagushimira, ndagushimira Data, ndagushimira kubw'ubutunzi ufite, ndagushimira ko wampaye byose, ndagushimira mwami ko waza kwifuza kwanjye, ndagushimira mwami kurengeje ibyo nkeneye mwami, ni wowe mwami, ni wowe mwami, ibyo nkeneye byose bindi byari ubusa nagufite. Mwami Yesu, ni wowe wenyine butunzi bwanjye, nta kindi kintu nifuza usibye wowe mwami, uri mwiza kandi uraryoshye. Amen. Umva, igumire muri uwo mudendezo, wumve yuko Kristo ari muri wowe, wongere wumve amerewe neza muri wowe, ati ni mwiza kandi araryoshye, arengeje ibyo wowe ukeneye. Amen. Iki gice cya kabiri kiravuga ati zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye. Amen. Zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye. Amen. Haleluya. Zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye. Nusingira uyu Kristo, haleluya, umvira ijambo, nusingira uyu Kristo, nusingira izi mbaraga za Kristo, haleluya, nta kindi uzararikira, haleluya, nta kindi uzigera urarikira. Nusingira uyu Kristo, ongera uvuga aya magambo, zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye. Haleluya. Nusingira uyu Kristo, nta kindi uzararikira.
aya magambo ni meza kandi araryoshye, ni amagambo meza uyu muvugabutumwa ari mu mwuka ari kuvuga ati nzinu ku isi ndonke Kristo, ni wewe mutima wanjye ukeneye, nta kindi kintu nakifuza, mbese ibintu byose ari ubusa. Aya magambo mbese ari nko mwiyerekwa kugira ngo abashe kumva umwimerere waryo. Aragira avuga ati ni we wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite, ni mwiza kandi araryoshye, arengeje ibyo dukeneye. Arongera aravuga andi magambo ati zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye, nusingira uyu Kristo nta kindi uzarekera. Ese mugenzi wanjye mu Kristo muvandimwe, wowe uri kureba iyi video, uri kumva aya magambo ari mu yesanze? Ese uri kumva mbese aya magambo hari ikintu arimo aragukoraho, hari umutima ari kugukoraho, hari uburyo ari kugukoraho, hari uburyo ari kukwegera? Niba wumva aya magambo hari ikintu arimo aragukorera, Mwami Yesu Kristo, nimba wumva hari ikintu aya magambo ari kugukorera, ndagira ngo uyasangize mugenzi wawe, kuko icyo dusabwa muri Kristo ni uko icyo twamenye tuzatugisangiza bagenzi bacu, icyo tubonye tuzatucyereka buri umwe wese, icyo tubonye tukereka ubutakibonye. Ijambo rya Kristo ni ukurisharinga, mbese kwera imbuto ni ugusharinga ubutumwa bwa Kristo bukagera kuri bose, kugira ngo ni ukuvuga ngo niba urugemwe uruteye ukarutera rugakura rukera za mbuto nziza, nta kindi rukeneye ni uko za mbuto zizatangira kugaburira wa wundi waruteye nawe akagaburira abandi. Ntago urubuto warurya wenyine, urubuto iyo urusaruye urugemurira n'abandi, kugira ngo tubashe gusharinga buno ubutumwa bwa Kristo. nuko tumara kumenya, twamara kubumenya tugakora buri kimwe cyose tukabusangiza no ku bandi, nabo bakawumenya. Yobu ari mu kigeragezo yabajije Kristo ati ko byose nta kintu na kimwe natigeze nkora, buri kimwe cyose nereye imbuto abandi, nerera imbuto buri umwe wese mu bo twabanaga, nerera imbuto mu bo twari duturanye, nta kintu na kimwe nigeze nigomeraho, nta kintu na kimwe nigeze niharira. Ubutunzi nari mfite, uwatambaye naramwambitse, ubutariye naramuhaye, ariko Mwami Yesu Kristo kuki nkubiswe zino nkoni? Kristo arangije aramubwira ati ibyo byose Mwami, Kristo arongera aramubwira ati ibyo byose Yobu wabikoreraga isi, ntabwo ari njye wabikoreraga. Cyagihe nari ngukeneye wari wibereye muri ba baturanyi bawe, ntabwo ugeze uvuga ubutumwa bwiza, ntabwo ugeze uvuga wabuguhaye kugira ngo bugere kuri bose. Urumva ko icyo dukeneye ni ukugira ngo twebwe ubwacu, haleluya, icyo dukeneye ni ukugira ngo twebwe ubwacu dusangize ubutumwa bwa Yesu, dusangize imbaraga za Yesu, dusangize amaraso ya Kristo, dusangize imeza ya Kristo, tuyibwire bagenzi bacu, tuyibwire abatayizi. Ese urimo ahari mu muhanda azayimenya atari mu muhanda, nuko uzagenda ukayimusangiza, nuko uzagenda ukayimubwira, haleluya, nuko uzagenda ukayimuganirizaho akabasha kuyisobanukirwa. Niyo mpamvu nanjye binyushije kuri rubuga kugira ngo ubashe kuza uruganireho nanjye, kugira ngo ubashe kubibona. Njye nashatse kugira ngo mbibwire benshi, kuko urumva kubivuga umwe ku wundi ni bake nabona, ariko nashatse kugira ngo mfite inyota yo kubibwira benshi. Buno butumwa buraryoshye, kuko numvishe nabasha kubona uyu Kristo wenyine. Njyewe ntabwo nshaka kuba naronka Kristo ndi njyenyine, ahubwo nshaka nawe na mugenzi wawe nawe ayibone. Noneho kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza, urayishiranga kuri bagenzi bawe, uraganiriza kuri bagenzi bawe, ubabwire ano magambo ati Uwiteka hari amagambo nabashiye kubona kuri YouTube. Ubwo nagendaga kuri YouTube hari amagambo nabashiye kubonaho, ariko ano magambo n'ay'ubwenge. Wongera umusomera aya magambo abashe kuyumva ati zino ku isi uronke Kristo,
mbese uramwegera umuganiriza ati muvandimwe wanjye cyangwa se mugenzi wanjye, hari amagambo nanjye numva nshaka ko nagusangiza. Uwo muvandimwe ati ameze gute? Umubwira ati zino ku isi uronke Kristo, ni wowe umutima ukeneye, nta kindi wakwifuza k'ibintu byose ari ubusa. Umubwira ayo magambo nawe yumve kuntu ameze, abashe kuyaryoherwa. Nurangiza umubwira ati niwe wuzuye ubutunzi. Uraba uri kumubwira uwo Kristo wanyweye, uwo Kristo wamenye, ati niwe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza ufite, mwami Yesu Kristo. Niwe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza k'uyu muntu uri kureba iyi video, bwahaza kwifuza kwanjye, bwahaza kwifuza umuvandimwe wanjye, bwahaza kwifuza bagenzi banjye. Mwami Yesu, ati uri mwiza kandi araryoshye, arengeje ibyo nkeneye. Mwami Yesu, urengeje ibyo nkeneye. Ati zino ku isi uronke Kristo, niwe musa ukeneye. Nusingira uyu Kristo nta kindi uzararikira. Uzaba uri kubibwira ayo magambo uyabwira uwo muntu uhuye nawe, uyabwira uwo muntu ubonye, nawe abashe kwakira aya magambo, abashe kwakira buno buhamya, abashe kwakira buno butumwa, abashe kwakira icyo abonye, abashe kwakira ikikuvuyeho, abashe kwakira mwami. Kuko duharanira kugira ngo buri umwe wese abashe kumenya icyo ufite agisangize mugenzi we, icyo ufite akibone ku bandi, icyo ufite nawe kimweho, mu izina ryiza rya Yesu. Reka ayo magambo tuyageze kuri kino gice nayo. Ati nubwo isi nubwo isi ari ngari cyane n'umutima wanjye ari muto. Umva ayo magambo. Ati nubwo isi ari ngari cyane, isi mbese ni ngari cyane, isi ni hanze nyine, isi ni nini cyane. Ibaza u Rwanda, wibaza ibindi bihugu byose birimo, ibihugu 100 ibihugu 100 biri muri iyo si. Ati nubwo isi ari ngari cyane n'umutima wanjye muto. Ni ukuvuga ngo umutima wanjye ni muto kuri iyo si. Iyo si mbese ni nini cyane, iyo si ni nini cyane, umutima wanjye uracyari muto. Iyo si n'ibiyuzuye. Haleluya. Ati iyo si n'ibiyuzuye nibyaza ukwifuza k'uwo mutima. Amen. Haleluya. Ese uri kumva ayo magambo? Ati si n'ibiyuzuye nibyahaza uwo mutima. Haleluya. Nubwo isi ari ngari cyane n'umutima wawe mutoya, iyo si n'ibiyuzuye nibyahaza uwo mutima. Reka ayo magambo tuyageze kuri kino gice cya 4. Haleluya. Hanezererwa uwumufite. Haleluya. Umva ayo magambo. Hanezererwa uwumufite. Uwumukenye arababaye. Umva ku gahinda. Uwumukenye arababaye. Aho Kristo ari haracya. Aho Kristo ari haracya. Ahatari n'umwijima. Aya magambo nshuti yanjye muvandimwe, wowe uri kureba ino video, tuyasoreje kuri kino gice, tuyashoreje ku gice cya 4. We n'umutima wawe subiramo ano magambo, niwototire uko wabyumva, ahubwo wumva uko ari. Ariko tuyasubiremo gatoya. Twayavuze turimo kuyasubiramo kubera kunyoterwa n'imbaraga zayo. Umutwe w'amagambo uravuga ati zino ku isi uronke Kristo. Zino ku isi uronke Kristo niwe mutima ukeneye. Ni iki kindi wakwifuza k'ibintu byose ari ubusa? Lofre, niwe wuzuye ubutunzi bwahaza kwifuza mfite. Ni mwiza kandi araryoshye, arengeje ibyo dukeneye. Haleluya. Zino ku isi uronke Kristo niwe musa ukeneye. Nusingira uyu Kristo nta kindi uzararikira.
haleluya. Nubwo isi ari ngari cyane n'umutima wanjye muto, iyo si niba yuzuye ntibyahaza uwo mutima, haleluya. Hanezererwa umufite, umukenye arababaye. Aho Kristo ari haracya, haleluya, ahatari n'umwijima, haleluya. Aya magambo ni meza cyane inshuti yanjye, muvandimwe, ndagira ngo wicare uyumve, wicare uyaganire, wicare mbese uyanezererwe. Uyu munsi tugarukiye ahangaha kuri kino gice cy'aya magambo. Ejo tuzongera tuganire ku yandi. Ndagira ngo kugira ngo untere imbaraga, numve yuko ibyo ndi kubwira atari ubusa, nawe ushobora kubisangiza abandi cyangwa ushobora kubwira abandi buno butumwa bwiza. Genda ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bwinshi tugushyiraho, ukore ukazogera ukurikirane ino video, kuko tugiye gukora ibyegeranyo byinshi by'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tugiye gukoresha imbaraga nziza za Kristo. Niwumve yuko buno butumwa turi kubucuruza, ahubwo nuko nta handi hantu twakoresha imbaraga zo kugira ngo bukugereho wowe uri kure mu mahanga cyangwa uri mu Rwanda, ahantu henshi hatandukanye. Kugira ngo bukugereho nuko dukoresheje imbuga nkoranyambaga, kugira ngo bukugereho nuko dukoresheje no kamera, kugira ngo bukugereho nuko dukoresheje buri kimwe cyose kidushoboka kugira ngo yakugereho. Niwumve ngo turi gucuruza. Hari ababona ubutumwa bwiza bw'ubuntu barimo barabunyuza kuri televiziyo ati kari ubutumwa bwiza bw'ubuntu ngari gushakamo amafaranga. Oya, ntabwo ari amafaranga. N'amafaranga yego turayakeneye kugira ngo tubeho, ariko ahangaha niho imbuga nkoranyambaga zakorewe kugira ngo tubashe gutambaza ubutumwa bwiza tunyuze muri benshi. Nka cyaje dukora ibitaramo kugira ngo tubashe haze abantu benshi. Ntabwo ngusabye kano kanya ngo uhate kwihana cyangwa uhate kumva buri kimwe cyose kuko nyikubwiye, ahubwo wowe umva no magambo wumve nimba gukoze ku mutima, ari yahaza kwifuza kwawe ufite, ari yahaza umutima wawe, wumve icyo ukeneye, wumve muri wowe icyo ushaka, wumve yuko ibintu byose ari ubusa, nyine usiga ibyawe byose umukurikire. Ba Petero urabibuka, bari bari ku mwaro bagakurikira Yesu Kristo, basize incunduro zabo, basiga ibyo bari bafite byose. Arababwira ati nimunkurikira nzabagira abarobyi badatsindwa, mbese nzababera ingashyo. Urumva aya magambo nayo arimo mu byo bifuzaga, ariko noneho babonye Kristo nta kindi bahise bifuza Kristo, kuko bari baronze bazinutswe isi. Noneho baronka umwuka wa Kristo, baronka imbaraga za Kristo, bakurikira Kristo. Uyu Kristo rero tumunyuramo kugira ngo tubashe kumunywa, tubashe kugira ngo tumuganire, kuko Kristo ni ubuntu. Kristo ni umwana w'Imana waje muri twebwe kugira ngo tubashe kumubona. Kristo yohereje umwana w'umuntu, ariko nanone uyu Yesu bohereje niwe wari Kristo, ariko abanza kuba umuntu kugira ngo yigaragaze, yibone, abantu bamubone, bagenzi be abantu bamubone. Kuko iyo aza mu mwuka akaza ari Kristo wa mbere nk'uwahozeho, ntabwo twari kubasha kumubona. Byasabye yuko azabasha kuba umwana, araza abasha kuba mutoya, kuko ntawe ujya kuba umuntu atabanje kuba mutoya. Umuntu wese ajya kuba umuntu mukuru, cyangwa se abasha kuba umuntu muzima, abasha kuba umuntu uvuga, abasha kuba umuntu ugaragara ari uko yaciye mu bwana. Yabashe kuza abasha guca mu bwana, rero araza aba muto, mu bico gihe. Arangije kuba muto arakura, arongera ahindurwa mushya, haleluya. Arongera asubira muri Kristo, arongera aba Kristo. Araza mbese akimara kugera ku isi, akimara gukura, yaciye muri bya bindi byose bigomba kumugira Kristo, bigomba kumugira mushya. Nawe usabwe mugenzi wanjye guhindurwa mushya, usabwe kunyura mu byo Yesu yaciyemo, usabwe kubambanwa nawe, usabwe Mwami Yesu Kristo, dukeneye kubambanwa nawe. Mwami Yesu Kristo, usabwe wowe utarakira Kristo, usabwe kubambanwa nawe.
nawe, ukemera ko yakubambiwe, mwabambanwe, ukemera ko mwahambanywe, mwami Yesu, ukemera yuko mwazukanwe, ukaba n'uyu munsi mukiri kumwe, ngo n'uyu munsi ngo numwe natwe mu mwuka, ngo numwe natwe, kuko ngo mbese ngatubereye byose. Urumva rero usabwe kumwakira wowe ubwawe, ugahindurirwa kuba umuntu, ugahindurirwa kuba wa undi ukorwaho, ahubwo ukaba icyaremwe gishya, ukongera ukaba mushya na Kristo. Uko Kristo yamaje guhindurwa, yabaye mushya. Haleluya. Asubirwa muri wa mwuka wa undi Kristo twari tuzi kera, wa undi Kristo twari tuzi nk'umwuka, wa undi Kristo twari tuzi ataraza mu isi. Akimara kugera mu isi yongera ahindurwa icyaremwe gishya, arongera aba umuntu. Amaje kuba umuntu arongera araza, arakubitwa, arongera araza, arabambwa, arapfa, arangije gupfa, arahambwa, arangije arazuka, azukira muri wa mwuka, ahindurwa mushya, arongera asubira kuri ya ntebe, aribwo yatubwiye ati nzagaruka. Wowe rero utegereje uyu Kristo usabwe kwakira. Wowe utegereje uyu Kristo ugomba kwemera ibyo Kristo akubwira. Wowe ukeneye Kristo usabwe ko Kristo aza muri wowe ukamunywa. Ni wowe umutima wawe ukeneye Kristo. Mbese nta kindi cyaza kwifuza ufite. Niyo baguha inzu nziza, bakaguha imodoka nziza, bakaguha indege yo kugenderamo ukajya mu mahanga za state, mbese ukaba mu diaspora uhambaye, nta kindi kintu umutima wawe wifuza usibye kunywa Kristo, ukumva ko Kristo akurimo. Reka dusengere muri aya magambo. Mwami Yesu, nta kindi nifuza usibye wowe. Mwami Yesu, nta kindi nifuza usibye wowe. Nta kindi mwami, ni wowe nifuza, ni wowe waza kwifuza mfite. Ni wowe umutima wanjye ukeneye, ni wowe mwami Yesu umutima wanjye ukeneye. Nta kindi nshobora kurarikira, nta kindi mwami Yesu. Mwami Yesu, nta kindi mwami, abavandimwe bose nta kindi bakeneye, usibye wowe mwami Yesu Kristo. Haza kwifuza dufite, haza kwifuza ko bavandimwe, haza kwifuza kwa buri umwe, haza kwifuza mwami. Nta kindi dukeneye, nta kindi tuzararikira, nta kindi mwami Yesu Kristo, ni wowe wenyine dukeneye. Mwami Yesu, twakirira ijambo, kuko uri kumwe natwe, kuko ubana natwe, kuko muri wowe uri kumwe natwe, kuko uhaza kwifuza kwacu. Mwami Yesu, uratubwira turagara tukuvugishe, kumva kano kanya turi kumwe nawe. Usibye wowe, nta kindi dukeneye usibye amagambo yawe, nta kindi dukeneye usibye kukunywa tukakurya. Mwami Yesu, kubw'ijambo ryawe duhumuriza, kubw'ijambo ryawe tubana naryo, ongera mwami Yesu utwegurire, ongera mwami Yesu twagure mu mitima. Buri umwe impano yitangire gukora, buri umwe wese uri kureba iyi video impano yitangiye gukora, buri umwe wese wakiriye iri jambo, wakiriye aya magambo, yumve yuko atari ubusa ahubwo ari wowe. Mwami Yesu, tuyisabye twizeye izina ryawe ryiza, amen. Hello, turi gusezera nkuko twatangiye tubasuhuza. Turagira ngo ukore subscribe, ukore like kuri no video, ukore share mu nshuti zawe, ubashe gutanga ubutumwa nawe, kugira ngo tugire n'imbaraga zo gukora indi video ikurikira tubabwira ubundi butumwa. Turagira ngo twinjire mu butumwa bwiza bwa Bibiliya no mu byahumekewe mu ndirimbo, tubashe kumva amagambo y'ubwiru ari muri Kristo. Murakoze rero, muri kumwe na Masinyisha Abraham, uri kunyuza kuri G7 TV. G7 TV
ni channel inyuraho ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko uno munsi twifuje kujya tubanyurizaho ibiganiro by'ubutumwa bwiza kuko tubona yuko aribyo bikenewe. Murakoze cyane, turabakunda.